ni icyumba kiberamo amabanga akomeye, yewe rimwe na rimwe abagikoreramo baba batajya ku karubanda ngo bavuge kuko buri wese yabumva yabaho urw'amenyo. Ikaze mu ishuri, aho umunyeshuri w'inkumi yicara atambikije agamije kwirukana mwarimu w'igifaransa cyangwa w'imibare w'umugabo umuhagaze imbere. Ikaze muri classe, aho umwarimu yigisha abanyeshuri bose hafi ya bose basinziye, ariko yazamura ikiganiro ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bose bagakanguka, uwafururaga agatangira kubaza ibibazo. Ikaze mu ishuri, ahita buri idafite akamaro ko kurinda uyambaye kwiyanduza kubera ingwa gusa, ahubwo inafite akamaro gakomeye ko kurinda abanyeshuri kureba ibiri imbere y'iyo taburiya. Ikaze mu ishuri, aho umunyeshuri akura iryinyo mugenzi we, mwarimu akaba atemerewe kumunyizaho akanyafu uretse kumugira inama. Yareba nabi, uwo munyeshuri akadukira mwarimu akaba yanamunyuzamo imigeri, ariko mwarimu akagomeza agasabwa na leta kugira inama uwo munyeshuri. Ikaze muri classe, aho umunyeshuri yemerewe ifunguro na leta rya buri munsi, ariko umwarimu akajya kurya iwabo kandi agomba no gucunga neza niba umunyeshuri yariye neza saa sita. Ikaze mu mwuga w'ubwarimu, aho bahembwa buri kwezi ariko kubikura amafaranga bikanga, kandi abagenti bamaze gutanga amakuru ku bacuruzi k'abarimu bahembwe. Gusa iki gihe ngo biba biterwa na systeme y'umwarimu isaka itagenze neza, ariko ngo bamaze amezi menshi bayikosora. Ikaze mu mwuga w'ubwarimu, aho baguha inguzanyo yo gukora business kandi babizi neza kutazigera ubona umwanya wo gukora iyo business. Ikaze mu mwuga w'ubwarimu, aho umwarimu ashobora gufata inguzanyo zirenga 5 kandi kuri telefoni aho yaba yibereye hose ku mushahara we, maze yajya guhembwa agahembwa icya5. Ikaze mu ishuri, aho umwarimu wigisha ibijyanye n'ubukungu ndetse no kwihangira imirimo economy na entrepreneurship ashobora kuba ari we mukene mu kigo. Ikaze mu mwuga w'ubwarimu, aho kubona umwarimu ufite imodoka bishobora kugusaba kuzenguruka igihugu cyose kandi abari kwigisha ababwira ko bazatunga amamodoka. Ikaze mu mwuga w'ubwarimu, aho umwarimu wateguye dokima zirenga 10 abarimu baba bagomba gutegura za buri munsi ashobora kurusha agaciro umwarimu utazifite ariko watsindishije 100% mu banyeshuri. Ikaze muri classe, aho umwarimu bamuzanira umunyeshuri ufite ubumuga bwo mu mutwe kandi agomba kumwigisha akimuka. Ikaze mu mwuga w'ubwarimu, aho umwarimu ahembwa buri wese akaba bizi mu mudugudu. Ese we, abapolisi n'abaganga bahembwa ryari? Ikaze mu mwuga w'ubwarimu cyangwa se wo kwigisha, aho udashobora kubona ruswa habe na gato. Ikaze mu mwuga w'ubwarimu, aho abarimu babarirwa mu bantu bagira discipline cyangwa se ikinyabupfura mu Rwanda kubera ko batajya babona amafaranga cyangwa umwanya wo kujya mu ngeso mbi. Ikaze mu mwuga mwiza w'ubwarimu, aho abawubamo batajya bakunda gupfa. Ikaze mu mwuga w'ubwarimu, ngo abanyeshuri bavuga ko abarimu b'imibare ngo bose mu gihugu baba ari bamwe. Ikaze kandi muri uyu mwuga mwiza, aho hatabayeho kwitanga, gukorera Imana cyangwa gukunda igihugu, gutabona ibyo uhembye abarimu. Ngenda bashimiye abarimu ubutaha muzatanga amaturo. Nitwe Rikiradu.